nizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose. Nitwa Jean Lambert. Ariko YouTube channel yo ni Ramba TV. Urafungura app yawe ya YouTube wandikemo ni Ramba TV, hasigaye urahita ubona ibintu bigiye bitandukanye. Ibintu bigiye bisobanuye kandi mu buryo bunogeye amatwi. Uyu munsi rero ndagira ngo twibande ku kintu cyitwa uburezi. Ni ukuvuga ngo ahangaha mbazaniye amabwiriza mbega ya minisiteri mbega y'uburezi mbega Minedike pe. Baba bagize gutya bakagira mbega ingingo bahindura mbega murabizi ni ibintu bisanzwe. Iyo babonye hari ikitagenda neza bagira gutya bakazana impinduka. Aya mabwiriza rero ya minisiteri y'uburezi cyangwa se Minedike ni amabwiriza mbega yatangajwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 2024. Murumva ni vuba aha pe. Ni vuba aha, ni ibintu byumvikana. Ariko aha hantu ndashaka kugaruka ku ngingo imwe gusa muri aya mabwiriza mbega baba batangaje. Ni ukuvuga ngo ingingo ngiye kwibandaho mbega ni ingingo irebana na biriya byiciro by'amanota batanga. Ziriya nyuguti mbega ese turareba bazitanga bakurikije iki, mbega ni gute bazitanga ubundi. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi. Iyo batanga amanota cyangwa se mbega iyo bashaka kugaragaza imitsindire y'abanyeshuri hari inyuguti bifashisha. Izo nyuguti nizi zikurikira: harimo inyuguti ya A, inyuguti ya B, inyuguti ya C, n'inyuguti ya D, inyuguti ya E, inyuguti ya S, n'inyuguti ya F. Ubwo mu cyongereza ni A, B, C, D, E, S ndetse na F. Rero twihuse ndagira ngo tubanze turebe ese ubundi izi nyuguti zisobanuye iki. Ndagira ngo duhere hano mu cyongereza. Izi nyuguti ni ukuvuga ngo the letter grade A means excellent. Means excellent. Ni ukuvuga ngo ariyo nyuguti isobanuye indashyikirwa. Excellent, indashyikirwa. Ni inyuguti ya A. The letter grade B means very good. Ni ukuvuga ngo inyuguti ya B isobanuye ni byiza cyane. Very good, ni byiza cyane. Iyo ni inyuguti ya B twari turiho. Inyuguti ya C cyangwa se the letter grade C means good. Tukuvuga ngo iyi nyuguti mbega ya C isobanuye cyangwa se C. Inyuguti ya C, C ubwo ni mu cyongereza ariko mu kinyarwanda ni C. Isobanuye ni byiza. Reka twihute mbega tugere ku nyuguti the letter grade D means satisfactory. Iyi nyuguti mbega inyuguti ya D isobanuye birashimishije. Birahagije. Yes, birashimishije. Ubwo iyo yari the letter grade D isobanuye satisfactory, aribyo bivuze mbega ngo birashimishije. Reka twihute tugere kuri the letter grade E means adequate. Ni ukuvuga ngo mbega iyi nyuguti ya E ariyo I mu cyongereza isobanuye birahagije. Ni ukuvuga ngo ahangaha mbega iyo uzanye amanota ukabona mbega amanota yawe ahagarariwe n'inyuguti ya I ariyo E, uzajya umenya ko mbega ibintu wakoze biba bihagije pe. Reka twihute tugere kuri the letter grade S. The letter grade S means minimum pass. Murabyumva ariko ni ukuvuga ngo inyuguti ya S isobanuye inota ryo hasi ryo gutsinda. The minimum pass. Uvuga ngo uba wagerageje mbega gutsindira kuri cya kigero cyo hasi. Reka twihute noneho tugere kuri ya nyuguti noneho ipfundikira ya yindi mbega muzi nka F. The letter grade F which means fail. Ni ukuvuga ngo iyi nyuguti ya F cyangwa se iyi nyuguti ya F tuzi mu kinyarwanda isobanuye gutsindwa. Uba wafeirinze means fail, imwe mwita gufeiringa.
ndagira ngo twihute noneho turebe ese ni iki cyahindutse. Murabizi ubundi abantu baherutse gukora ubushize mbega bari batangaje ko mbega inyuguti ya A izajya iba mbega ari ku manota 70 kuzamura, ariko byahindutse. Ubu ngubu magingo ya turi kuvugana, ni ukuvuga ngo hari ibindi bipimo nyine biba bya ibipimo ngenderwaho bishingiye ku manota bigena imbibi z'amanota mu bizamini bya leta mu masomo y'ingenzi. ni ibi bikurikira. Mubyumve neza, ibipimo ngenderwaho bishingiye ku manota bigena imbibi z'amanota mu bizamini bya leta mu masomo y'ingenzi ni ibi bikurikira. Kuva ku manota 80% kugeza ku manota 100% bisobanura indashyikirwa, aribyo twabonye bisobanura excellent. ni ukuvuga ngo from 80% to 100% marks is described as excellent, which corresponds to the letter grade A. Ibyo birumvikana cyane. Kuva ku manota 80% kugeza ku manota 100% bisobanura indashyikirwa, aribyo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya A. Ubwo A tuyivuyeho. From 75% to 79% marks is described as very good, which corresponds to the letter grade B. Ahangaha ni ukuvuga ngo kuva ku manota 75% kugeza kuri 79% bisobanura ni byiza cyane, aribyo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya B. Aho ngaho naho birumvikana. Nizere ko muri gukurikira gatanu ku kandi. Twagiye tugeze kuri gatatu. From 70% to 74% marks is described as good, which corresponds to the letter grade C. Ahangaha rero kuva ku manota 70% kugeza kuri 78% bisobanura ni byiza, aribyo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya C. Mubyumve mukurikire neza cyane. Nyine mba ndi kugenda mbega mbisobanura mu buryo bwumvikana ku buryo na wa muntu wapfuye amatwi ashobora kubyumva. Na wa muntu utumva neza mbega ashobora kubyumva, kuko ijwi ryanjye mbega riba riza risesera mu matwi mbega y'abari kunkurikirana gatanu ku kandi. Reka dukomeze rero. Tugeze ubwo kuri kane. From 65% to 69% marks is described as satisfactory, which corresponds to the letter grade D. Ni ukuvuga ngo kuva ku manota 65% kugeza kuri 69% bisobanura birashimishije, aribyo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya D. Kuvuga ngo kuva ku manota 65% kugeza kuri 69% bisobanura birashimishije, aribyo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya D. Tugeze kuri gatanu rero. Mukomeze gukurikirana ariko bantu banjye gatanu ku kandi pe. YouTube channel ni Ramba TV, kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Hasigaye dukomeze twigendere, dutere imbere reka. Dukeneye iterambere bantu banjye. Tugeze ubwo kuri biga kuri gatanu. Kuri gatanu. From 60% to 64% marks is described as adequate, which corresponds to the letter grade E. Murumva ko ibintu mbega bikomeje kugorana aya manota. Kuva ku manota 60% kugeza kuri 68% bisobanura birahagije, aribyo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya E.
ba bantu bamenyereye ngo 40 ngo kugeza kuri angahe ngo ni oya ubu rero kuva ku manota 60% kugeza kuri 68% bisobanura birahagije ari byo bise adequate. ari byo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya ibyo bintu mu bizirikane pe. Biga ujye wiga uzi ngo nzazana ya mukore cyane mwabana mukore cyane biragorana. From 50%, ubwo tugeze kuri kuri gatandatu. From 50% to 59% marks is described as minimum pass, which corresponds to the letter grade S. Kuva ku manota 50% kugeza kuri 59% bisobanura inota ryo hasi ryo gutsinda, ari byo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya sa. S sa. Kuva ku manota 50% kugeza kuri 59% bisobanura inota ryo hasi ryo gutsinda, ari ryo bita minimum pass, ari byo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya sa. Kanoneho turebe ahanyuma. Ba bandi nyine muvuga ngo ngo yarase ngo yayirase ngo yarase diplome. Umuntu warase diplome rero ni wa muntu uri hano hakurikira. Ndagira ngo ahantu noneho mutega amatwi. From 0% to 49% marks is described as fail, which corresponds to the letter grade F. Murumva ahangaha bisaba gukora cyane pe. Babandi bamenyereye ngo 20 ngo kumanura ngo niho hari F. Niba uzi ko nta manota ufite guhera kuri 49 kuzamura, jya umenya ko mbega ni ukuvuga ngo niba uzi ko ukuvuga ngo ni nko kugira icya kabiri. Mbega niba uzi ko mbega ufite munsi y'amanota 49, izere neza ko ufite inyuguti ya F, izere neza ko nta diplome uzajya ubona. Ibyo ni ibintu ugomba gushyira mu mutwe wawe, wowe uri kwiga amaginga ye. Menya ko munsi y'amanota 49 diplome yawe ntabwo ihari, ahubwo wowe uzasubiramo hasigaye ubitsinde mbega ugira icya kabiri. Ahangaha ni nko kuvuga ngo utagize icya kabiri mu isomo nta diplome uzajya uhabwa, mbega uzajya ubona inyuguti ya F. Niba uzi ko amasomo yose nta cya kabiri ufitemo, birumvikana neza ko ari fail, kuko munsi ya 49 mbega 49 nuyagira ni fail pe. Fail kuva kuri 0 kugeza kuri 49 ni fail, uvuga ngo nta cya kabiri wagize mu isomo. Ibyo byo rwose izere neza ko mbega wabonye iranyuguti ya F ari isobanuye fail. Ni kuvuga ngo kuva ku manota 0 mbega kugeza kuri 49 bisobanura gutsindwa, ari byo bise fail, ari byo bihuye n'icyiciro cy'inyuguti ya F. Kuvuga ngo niba utagize icya kabiri mu isomo ufite inyuguti ya F, ariyo F mu Kinyarwanda. Rero ibi nibyo nagira ngo mbagezeho kugira ngo mbega cyane cyane bari abantu mbega baba bakiri kwiga muri secondary. Mbega iri ni itegeko riba n'ibwiriza nako riba ryasohotse rigira ngo mbega ribereke ko ibintu mbega byahinduye imirishyo cyangwa se ingoma zahinduye imirishyo. Rero abantu banjye, utuntu nk'utu tw'ubwenge nzajya nkomeza nubagezaho. Icyo musabwa mwebwe no gukanda subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo nyine dutere imbere. Nese murumva tuzatera imbere dute? Niba udakanze subscribe kandi warebye iyi video mba na uploadinze, urumva koko kandi subscribe dutere imbere pe. Nizere rero ko mwabyumvise neza. Ndagira ngo rero mbesubikira ahangaha, ahubwo mbabwire nti cyangwa se mbibutse nti mukande subscribe dukomeze kwibanira umunsi ku wundi, kuko buri munsi niko nzagerageza kubazanira ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi.
ubwo rero mu magambo make mbega ni ukuvuga ngo wa muntu uzajya ubona inyuguti ya A ni wa muntu uzaba wagize kuva ku manota 80% kuzamura mbega kugeza ku 100%, mu gihe mbega wa muntu watsinzwe cyangwa se warase ari uguhera ku manota 0 kugeza kuri 49. ni ukuvuga ngo mbega kuba wabuze icya kabiri mu isomo uzajya uba wafayirinze cyangwa se wabonye ya nyuguti ya F. Aha rero reka mbibutse ngo YouTube channel yanjye ni Ramba TV, urandika ni Ramba TV ni Ramba TV mu nyuguti nkuru mbega mu nyuguti z'icyapa. rero duhure ubutaha cyangwa se tubonana ubutaha. Ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze kubongerera imigisha myinshi cyane, nanjye mba nayibahaye rega, ahubwo mwebwe mukande subscribe.